bageze aho bamenera ngo baducamo ibice. Ubumwe bwacu ni ingenzi ku gihugu, bwaduteye umurava wo gushyira hamwe no gukunda igihugu, kugikorera kandi dushize amanga kuko umurava wacu wiyongereye byeruye. Abanzi bacu bashatse kutugira amajanja bitwaje imbunda zikaze zo kuturimbura twirwanaho bikomeye, ari nabyo byateye ipfunwe abatugize ibicibwa ntibigira icyo bitanga. Njye nka Perezida Vladimir Putin ndabivuze imbere yanyu mwese nk'abanyagihugu muteraniye aha, igihugu cyacu twariteguye bihagije, twiteguye gutsinda intambara zo mu buryo bwose kandi dufatanije. Abakomeje kudushyiraho iterabwoba rigamije kuducamo ibice no kuduteranya bifashishije ibijyanye n'ubukungu baragowe cyane kuko turihagije kandi ibikorwa byacu barabikeneye kuturusha kuko nitwe tubagenera. Ese mu kwezi kose kurenga tumaze mu bikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine, ko uburengerazuba bw'isi bwose bwatwamaganye bakirengagiza ubusabe bwacu n'inyungu zacu, bibwiraga ko tuzaceceka tukarebera abaturage bacu bagirirwa nabi ku manywa y'ihangu. Oya bigomba guhagarara, nubwo byadutwara imbaraga n'ubushobozi tugomba kubikora. Intara ya Donbass irimo uduce twa Luhansk na Donetsk ni intara zigenga kandi koko twatangije ibikorwa bya gisirikare twamaze kubyemeza. Leta ya kinazi iriho ubu igomba gushyira intwaro hasi ikemera agace ka Crimea, ikemera ko ari agace kigenga kandi agace k'Uburusiya kazarindwa n'abasirikare bacu kandi kakagendera ku mico n'imigenzo y'ibyo twashyizeho kuko twasanze kadashobora kugendera ku matwara ya kinazi. Ubwitange n'ubutwari, kutajenjeka imbere y'abanzi bacu byatumaze ubwoba, twereka isi yose ukuri nubwo kutwumva byabagoye bikaviramo bamwe ubuhunzi, kuko Uburusiya n'ingabo zanjye ntituzahwema gukora ibikwiriye kandi mu gihe gikwiriye. Iri ni ijambo rikomeye ry'umutegetsi w'Uburusiya ku munsi wa 40 w'intambara ku butaka